amata y'ababyeyi urayasize webe gukamisha ahandi dore duteye intore nyampinga we amata bivuze ko wambereye urugero rwiza rw'umugore mwiza, umugore mwiza mu rugo, umugore ukunda urugo rwe, umugore wihangana, umugore uca bugufi, umugore ukorera urugo rwe, umugore ukunda abana be kandi ukaba uri umubyeyi nyine ewana w'indashyikirwa kabisa. Hi guys, mumeze mute? Njyewe meze neza, ndishimye. Happy wedding anniversary. Thank you. Imana ikongerere igumugisha n'umugishanga. Shema. Dore sababyutsa ntama. What about you? Nta mandazi wazanye kumutema? Ngaho amandazi ngende wowe narayatwariye. Josette uyu munsi yujuje imyaka 5 ararabikora. Yezu. We n'umugabo François tubifurije umunsi mwiza, muzahahe muronkwe, muzabyaye hungu nakobwa, muzuba kandi mazu menshi, uri kumva abana banyu bazahirwe kandi muzabona abuzukuru zabo ubuvivi n'ubuvivure. Amen. Thank you. Rero tutararengaho niba ushaka amafoto meza ari on points. On points. Uti? On points. Amafoto ari on point. Isi pictures. Turahari ngo tu watsemo bebe. Nere ikintu kirenze. Nuko twebwe dusigaye dufotora. Yes sir. Yes sir. Ano ngo zabona gute dutumire yaba mu birori. Yaba mu bukwe. Muri anniversaire. Muri anniversaire. Waba utwite ushaka gukora shoot. Yaba umwana ngwino ndebe kuri anniversaire ye atatubwiye ngo aduhakaze. Aduhakaze. Nahaguruka arebe ukuntu yambaye neza. Ni Louise w'Imana. Haguruka. Ukuntu yamwambitse neza. Haguruka. Agaziberetse kabankubite. Genda nizi ko rundi muntu nkamamariza. Ni Louise. Wa wundi mwabonye ku Isimbi TV. Mwamuteje imbere ngo ku Isimbi TV. Ako ndavuga. Kuri Jo Twins. Haguruka. Baragutera inda ariko ukuntu wigize. Umutaka w'abaduragiye. Dudu. Hari. Umutaka wa Shema arugiye. Neza ko batabanje kukureba. Babanza kureba. Baragutera inda ariko ntago iyo nda yagenda gutyo. Louise niwe wambitse outfit. Ngo niwe wambitse outfit. Niwe wambitse. Nanjye Queen niwe wanyambitse akagaya. Queen wamurekeza ejo bundi yagize anniversaire tariki ya mbere kwa. Ntabwo yamupostinze ariko ngo tubimenye. Yamupostinze. Wo mwijuru. Waramupostinze. Ako ntabwo amupostinze. Isimbi Queen. Tumuhaye impundu. Uwera de. Hase mama Raymond yabyaye. Yarabyaye. Sabyaye impanga. Abavuze anniversaire bamuha impundu gute? Ubwo rero uyu munsi ufite umwana wagize anniversaire gutama. Niyo nari ngiye kuvuga 078 48 128 Hanyuma se kampani ya mbere ikata amatike 078 bahamagarira Ndahiro Valens papi abavugisha sibyo? Yego. Bahamagarira ndamuha mingazi. Ndahiro hari abadamu bari mu kiganiro bashaka ko ubaha information uretse gato ngo bavugana. Nyine nagiye Egereza mikoro. Ndahiro waramutse. Yaramutse neza. Kampani ikata amatike nziza ya Danje nimeze ite? Bayita Savi Tour and Traveling Agent. Bahamagare kuri 0788 Yego. Baragurisha amatike zirahari nyinshi. Yego. Ariko twe dufite umwihariko. Iyo uguriye tike y'indege wacu. Tuza kugutwara tukakugeza ku kibuga cy'indege mu gihe ugiye guflying. Yego. Wagaruka tukagaruka gufata ku kibuga cy'indege tukakugeza aho uri buruhukire. Ibyo byose tubikora free charge kubera ko ntacyo tukwishyuza nyine nawe urabyumva. Free charge. Free charge. Free charge. Ngorya nimeza ni kangahe?
0788 aho gasoza uvuga uti yari Ndahiro Valence papa none n'iteka ryose ese nkubeshye nyine bivuge sawa umunsi mwiza Ese ko utabivuze utavuze ngo yari Ndahiro Valence papa kugira ngo abakiriya beza cyane turabakunda papi rwose muhamagara ari mu bitotsi kabisa kubera icyo utazi ikigo ukorera nimero zabo mu 0788 48 38 126 wagira ngo nyimenye kangahe amafoto meza haba hari Shema abasitari gusa nibo bafotora cyane ariko hari Shema hari Aniseti hari Mingazi ariko sha oya urumva ikintu kirenze umitinga n'uyu tubatera musazi na story uza kontora mugerana nango sibyo noneho MC ninde twese tunatimiye mu muhemo MC wa mbere mu gihugu Chita Magic mugakoze ko 5 uriko naho isubiramo Mingazi 0788 Chita Magic uri kumva timu yacu twe twihangiye imirimo turabasetsa turabanezeza tubakora ibintu byiza nasi ushaka abantu babyina ayishaka abantu babyina inyamibwa z'u Rwanda ariko warasenze uburiki ariko sha ye cyo kora kamudu ubyuka ariko tura utanga nimero z'abantu bakeneye inyamibwa rero 0788 urushabana nuyibura urafata 0788 uhita ubona abakobwa beza b'inyamibwa abahungu b'ibikwerere uri kumva ariko tubatsemo wa ibirori byanyu ubundi tubigira ibyacu umuntu ukeneye gukora decoration umuntu ukeneye gukora decoration Agi Fashion Paradise mujye kuri Instagram muramubona Anita Impression murababo ariko se murashaka ko tubaha iki hoteli ya mbere mu Rwanda ni Galaxy Hotel ngo konye rikosha cyonyine Komana Ruwizi w'Imana aragutamo cyane 0783 4 yego komana yanjye ni Inosa ariko Inosa Allo we wahageze Siko twate mu kiganiro cyo kwamamaza harya ubundi muntu twamamariza ninde Kabari Sanje Stella arampamagaye ahita ntuka ariko nimba mu kiganiro Kabari ndi mu kiganiro kandi le loudspeaker yego amana wakora ndabizi neza kayita kupa kuko adakupye yatankira hanze ibintu yahita avuga ni nka 5200 mumeze mute rero reka ncano nyishimute njyenyine mumeze gute meze neza akosha no musi ndagasaze pesa nabaye iki ntago nzi ikintu nabaye ariko ndishimye hari gucya ndishimye cyane kuko umunsi ni umunsi udasanzwe ndishimye Shema nta kibazo ushaka kumbaza nta kibazo icyifuzo ni iki Shema nanjye nda amafaranga ushaka amafaranga angahe Shema miliyoni 3 miliyoni 3 z'ibipapuro miliyoni 3 z'amagande z'amarundi z'amadolari Allo sindabona naho bayabarira none ngo ngwenye hanyuma rata mumve twiganirire mumeze mute namwe wa gatanu wanyu se mumeze nk'uwanjye cyangwa amenye ibindeba kuba nigize umusazi nta ntambara irimo urumva hanyuma mumbwire amagambo meza mumbwire ngo
murankunda mumbwire ngo hawa yego mumbwire ko munkunda munyandikire amakomanteri menshi amata y'ababyeyi urayasize webe gukamisha ahandi dore duteye intore nyampinga we amata agera ibuntu birananiye yes sir terere ni keza ni keza nyine byahatari byahatari kahise yitwa ucyayo abyutse adutama ucyayo yego ko bikira mariya ariko noneho surprise nta kintu kirimo Fungura. ni ukuri ntacyo akanibeti ntacyo nari nabibaza ubwo mu mutwe wawe harimo ubusa nicyo bivuze uravuze ngo nta kintu nkwiye inkoni nyinshi nkwiye imigeri sabeza ni cyo kirimo hano ni igiki se ko amafaranga Harimo iyero ry'amafaranga 200. byereka nkuruta waretse yangira intwara yize nari ngiye kukuruta nkaguha amadolari 50 Jereka yaberetse uru nguru ntabwo ari rwa rundi rumeze rwa rundi rumeze gutya se ni rwo bafata gutya uyu uru nguru kubera ko n'ubundi bugire urapresiya ukarufata gutya oya njye Humuriza. ntarwihumurije kera ako cyara arankunda kwera ni rukera warwaye se nyine arankunda ko ari muri meza de flowers we barukoze kutamwamamarije meza de flowers mwokabyara Urabona oya ntabwo ari urw'ubuntu pe ni ukuri ntabwo twe turi inshuti zikonsoma gusa tutari ni bwishyure rwiza cyane buriya ni rwiza cyakora cyo nanjye ndarukunze kuri meza de flowers bazi gukora indabo nziza pe noneho inoza y'inyuma si ubwa mbere ubibonye ni ubwa mbere bongeye nawe nubwo nabimenya ariko mu by'ukuri Josette uyu munsi niwe muntu ni mwiza we niwe muntu niwe muntu uri usibye bakuru banjye okay noneho biranankoraho burya muri bakuru banjye usibye bakuru banjye bafite imyaka myinshi ariko mu bantu tuziranye b'imyaka tungana niwe muntu wujuje imyaka 5 aba mu rugo kandi arubamo ashikamye yemye yemaraye sibyo afite abana 2 b'abanyarwanda ndabasezeranyije ko ahantu hose ndaba mfite ururabo ndabibasezeranye afite abana 2 b'abanyarwanda umugabo w'umunyarwanda nta diaspora irimo mu by'ukuri ubwo rero n'abana bawe uyu munsi tuberekana bavane ku ishuri tubazana hano uri kumva ndi serieze noneho ngiye kukubwira amagambo y'urukundo tega amatwi wumve ubeho uyu munsi wa none ngewe Rosette arabizi ko nzi kwandika ibintu bikora ku mutima ariko ntabwo nari gukora nk'ibyo ukora ariko impano yanjye bayimesha ntabwo iruma ndaza kuyiguha nayo impano izina ry'Imana ntabwo njya ndahiye izina ry'Imana mbese mu izina ry'Imana ntabwo njya mbese impano nayo ndayiguha ariko ni biri bike mfite ariko nguhanye umutima ukomeye unaremereye ukomeye uremereye wuzuyemo amashimwe wuzuyemo kugushimira wuzuyemo kukubwira ko uri umuntu w'intwari uri umuntu w'intwari kuva ni njyewe ugiye kurira noneho kurusha uko Josette yarira ndapfuye ambo ndagushimira ko wambanjirije mu rugendo rwo kuba umubyeyi ndetse no kuba umugore warambanjirije ahari iyo nza kukubanziriza sinzi uko byari kugenda ariko nyine wabaye umuntu ukomeye cyane cyane kuri nka n'amarene wambwiye amagambo meza mbere yuko njya mu rugo bivuze ko wambereye urugero rwiza rw'umugore mwiza
umugore mwiza mu rugo, umugore ukunda urugo rwe, umugore wihangana, umugore uca bugufi, umugore ukorera urugo rwe, umugore ukunda abana be kandi ukaba uri umubyeyi nyine w'indashyikirwa kabisa ku bana bawe wanapfa ukaryama ugasara. Ndagushimira rero ko wabaye umugore mwiza, wabaye intangarugero kuri abantu benshi bakureberaho batari njye njyenyine. Urabizi ko n'abakuru bawe bavuga bati uyu mugore rwose twibaza imyaka afite kuri twebwe, natwe ku myaka dufite ibyo akora ntitwabikora. Nuko nyine mwebwe abantu mwumva mutabizi, ariko ni umugore nyine ushobora no kumubona cyangwa ushobora no kwitegereza ibintu akora, ubwoba bukakwica ukavuga ati ndi umugore ndibaringa bimeze bite. Ni umuntu nyine utabuhura nawe utaha uko waje, mu buryo bwo kubaka no mu buryo bw'umugore mwiza. Ndagushimira ko uri umugore mwiza, ndagushimira ko wubashye Imana kandi ukayumvira ugakora icyo Imana ishaka mu buzima bwawe. Ndagushimira ko ugihagaze nk'intwari mu buryo bwo kuvuga ngo ndashikamye, ndakora iki ngiki, ndahagarara ngaha, ndarwana muri ubu buryo, ndakora ibishoboka byose, nkore cyane kugira ngo urugo rwanjye rutere imbere, nkore cyane kugira ngo abana banjye bishime, nkore cyane kugira ngo nanjye ubwanjye umugore umuntu uwo ari we wese ashobora kubona akabona ko undi umugore uri happy cyangwa undi umugore wirwanyeho. Sibyo sha dadira sha reka sha uri kumva uri kumva muri uru rurabo harimo amashimwe y'imyaka 5. Abantu bubatse barabizi ku myaka 5 ni imyaka y'agaciro ku muntu wari we wese uba wumva utazapfunagiza. Ni nka Stella ajya kubwira ngo kuri nde n'ubu sinjya nibaza ko maze imyaka 5, ariko imyaka 5 ni myinshi kabisa. Rero tubaye dufite n'ubushobozi twaserebura iyo myaka, kuko kugira ngo abantu barabizi kugira ngo ube wicaye mu rugo ku myaka 5 ni ubutwari. Mu myaka 5 ni imyaka nyine yo kwigana, yo kumenyana, yo gufata decision, yo kwivumbura, yo kurekura pride, yo kubabara, yo kwishima, biba bivanze. Ariko nyine iyo uvuye muri izo mvange uba uhagurukanye ikintu cyiza. Kandi ndagushimira ko iyo myaka 5 wabaye intwari sha ukayisohokamo uvuga ngo I'm the champion. Ndabigushimiye. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze urugo rwanyu, ikomeze abana banyu. Bofre ndabizi ko ntago ari naha guess cyangwa arahari ntago yagiye ejo. Ntago nari kumutamo, ariko ntago nari kongera kumubeshya ngo aze hano kabisa. Ariko ndabizi ko uri bumutemo niba utamutayemo. Wamutayemo uri bumutemo? Menye ibikorera ndakwiyamye. Ese Rosette yanze kubimbwira ngo kandi yanze no ko mfata telefone ye ngo mbyirebe. Bafashe video se? Rosette nguhe telefone ntacyo yakumarira. Tere Rosette abanyaye tips reka mfata ese kumfatira nta kintu mbonamo akajya muri Snapchat. bonyahoye hano nayibuze sinziye uri kumva nawe nari kumutamo kuko ni umupapa mwiza, ni umugabo w'intwari. Nawe dushima ubutwari bwa Rosette, nawe dushima ubwe, kuko haba hari ibintu byinshi yaba yarakoze mu buzima bw'umuntu, kandi no kuguhitamo ni ikintu cy'agaciro. Yaba yarakoze mu buzima, kubakipinga, sako uri kwirya, gutuma mwibaruka, gutuma mugira aho mutuye, aho mubarizwa. Ubwo yamuteye inda nyine nibwo twamenye ko Rosette abyara. Gutera nta kintu twari kubyibeshya. Yarakoze. Ese mubanye ntagutera inda byagenda. Turamushimiye Bofre, turagushimiye. Warakoze.
kuntera inda uri kumutere n'indi iyi miterere ntabwo twayishobora tubaye shari uri kumva kuba afite umuryango ufite aho ubarizwa atari abantu bavuga ngo ndazunguza ndabunza akarago kuba nyine umuryango uri safe akantu k'ingatagara ukazanye kubunza akarago se si ibintu bibi ni ibintu bibi pe mutakifuriza umuntu uwo ari we wese ariko nyine nibyo bisigura ko umuntu ashikamye sha yego sha baga cyane uri kumva turabashimiye ko mwatumye umuryango waguka ese ko wishimye abantu bose ko bapepera ese tutange waramutse umuryango waguka umuryango ubona Precious na Rwema ni Precious nyine bari abana n'abagaciro cyane cyane ku buzima bwanjye nibo bantu ba mbere batumye mvuga ntisha mbonye fotokopi y'ibyo nzabyara ubwo Josette abyara nanjye nzabyara nibo bantu nyine abakuru banjye bose barabyaye na basaza banjye barabyara ndishima ariko nyine nka Josette yarabyaye uburiya rero nuko mutabizi iyo mbyaye mwireferaho kandi ikintu kijya kitubaho ikintu kibaye kuri Josette mba mbizi ngo bitinde bitebuke kizakubaho iki kizina ni kigatagara kabisa turi Kigali Josette ngwino ndebe Pupute Brunette mama Rwema rero mwireferaho iyo ikintu kimubayeho mba mbizi ko nawe nanjye kizambaho warabyaye byara abana beza ndabagasha nanjye nzabyara ariko umwana w'ikizungereza ubwo usigaye niyo ko Rwema azamurusha ubwiza nako uwanjye azarusha Rwema ubwiza uzi impamvu ni uko wabyaye Rwema mwiza ubwo ngewe muri diviziyo ndakuba kabiri yego warakoze kwiyumva ko nanjye niyumva nk'umubyeyi kandi nanjye ntaribaruka yego Precious ntabwo nigeze amuheka ko rimwe naramutera niwe mwana wa mbere wateruye niwe wa mbere mu buzima bwanjye arateruye abandi basanga ndi kubaha korogate bakuru banjye batsigiraga abana bakuru banjye batsigiraga abana nkahita ngenda nkafata close up ya yindi y'umutuku close up kwa kuntu umwana we yajya gutya nshyiraho agakorogate nkabona arariye nkumva ni byiza yajya yarira akamuhuha gutya ngo umwana arabirana akagira ngo ni uko yashishetse ahubwo ari uko ari kumuheza umwuka noneho rero nabona ko akunda umwana aba afite utwanda mu mazuru ahita afata intuza tishikote ajya ncorogotera kamenga nzi ko wari ikirahuri kandi ari mukuru mutajyabona ambo indi story nzayibatera y'ukuntu nonse ndi mukuru jyewe bazagicaye kandi biwacu mukabajya sikajye yaga kugira ikintu na kimwe abwira ngo utazabisaka ngo ntacyo mubwira ntasabisanga kuri YouTube ntabwo ntakaba tujye mubika nyine ibyo nzi byose nzabisuka hano abantu biyumvira ni ukuri ibintu byose ambwira se ko mpita mbivuga barakoze ni izina hari nabuze ku isi mbita imbaraga ngo ugire umunwa kuva nabaho nta kintu nzongera kukubwira so uyu munsi nayo Jose nuko nareshyaga ubu wumve ko mbiri kubikura mu kirenge ibintu byo kubukunda nabyotse urumva aba bandi bavuga ngo wapi ntago mbizi ariko icyo nzi nuko nkunda abana bawe nkunda umuryango wawe kandi nkwifuriza icyiza hepfo na ruguru iburyo n'ibumoso Imana rwose ibikomeze gushyigikire ubone iterambere umwaka ushira ufite imodoka ndoshira ufite Josette ashaka kugura ikibanza byadanje ndabivuze kuvuga kimwe kandi narabyaye babiri yabashije kukugurira nuko twareshyaga wumva umuryango wa ambasaderi wanjye ambasaderi wawe wise wowe
njyewe se ariko mubimenye ese pictures ntabwo bari bumfata n'umuze nabazaga bagomba kumufotora brand ambassador brand ambassador niwe bari bufotora ariko buriya yamfataho agafoto ko ngenda umusitari irahari sempasa ntiyavuze ko ntayigira ni prank irimo so nakubaza imyaka 5 uriyumva ute ni imyaka imeze gute ku bantu bita gusize ukunda cyane gusiga wanga cyane oya ni ukuri nyine ni habamo ups and downs niho nyine pride zishira z'abagore cyangwa abagabo niho uburezi bushira ibirenge hasi niho ukunda urugo niho uhumuka ku maso kabisa nta muntu ubukishisha undi nta muntu ubugitinya undi nta muntu nyine ibintu byose biba bibi umwe abakureba nk'uhindurije undi akureba nk'uhindurije ni imyaka y'akavuyo ni kwa kundi umuntu arangije gaturonko kakubwira ngo ni icyiciro cy'akavuyo nabo rero ni imyaka y'akavuyo ariko iyo urangije uba wumva uvuga ngo nk'ubakubise cy'umutwe yes sir ni iki kintu ushima Imana ndashima Imana ko amara urubyaro hari abantu twashakiye rimwe badafite umugisha nk'uwo mfite ntabwo ari impamvu zabo ariko njye ndashima Imana ndashima Imana ko narakuze kabisa ku buryo bufatika ku buryo mbizi neza ko bufatika niba utaranakora isi zagukoza mu izina rya Yesu yego niko kuri isi nyine ntabwo duha ibyo twifuza gusa ariko aho yanarakuze yego nanjye ndabizi ko wakoze kera wari umutesi cyane kera narizwaga n'ubusa wari umutesi none se urugo nirwo rwatumye ukamuka kurira shawa se wahorurira nyine ntiwahora umwana akarira nawe ukarira none bazajemo babiri baba umwe muhetse undi mbundi ku Jose warekeye kurira ari ukubyaye abana babiri b'inkurikirane nyine narakuze ntaneza siko gukura ubundi wa mbere nawe wirirwa gurira aho yanaga umwana arira ariko ngo ngende oya ariko ujya kubyara umwana wa kabiri wararize urarira kubera ko usize undi ari uruhinja n'ubu narira ubitekereje Josette kera yari watermelon ariko nyine nari nisigiye umwana bwari ubwa mbere ndayikubirira nawe kandi ngiye kurara kwa muganga mumva sinde kubyumva kabisa n'umunsi bambuza kumwonsa nabyo nyine nararize ariko ahari mperuka ubwo cyagiye warariraga twese stress katwica no kuri warakoze kurekera kurira nsigira byari ibyo kabisa sigira kabisa yego ni imyaka ushimamo Imana yego unashukuru Mungu ati 5 se niryarewaye ubwo rero nuko twareshaga turashimira abantu bose babigizemo uruhare na Rusagara arimo yambwiye nyine niwe wabyutse umbwira ati subunzwe ino ndabura muhiki kakubayeho uri kumva nyine ko nawe yabigizemo uruhare ariko impano ye ndaza kuyiguha kandi ntabwo njya mbeshya ndayizanije unoze njye ndabeshya uzaze niba hanyuma rero namwe ndabashimiye ndagushimiye n'umuryango wawe ko mwantekerejeho mukampa ibyishimo by'iki gitondo ariko n'ubundi wasanganya akamodo Josette yabyutse afite modo we oyoyo 5 ndagushimiye ko uri impanga yanjye nziza ukuguru kwawe ngiye kuvuga ngo mukuru wanjye ariko nibuka ko nkuvuta cyane umwaka ni muremure pe yes ndagushimiye cyane ndashimiye Rusaro muri mezo the flowers ndagushimiye ko wantekerejeho ukamuha umunezero ukamubwira amagambo meza nuko ntakirira nakabaye narize kuko ni iby'agaciro kukugira hari igihe nabaga naniwe naraye ntasinziriye tukabonana mfite abana babiri kandi bombi bonga ukamfasha umwe ukabumwonsa nkaryama nkasinzira muri iyo myaka 5 hari igihe nabaga mfite irungu mu rugo
nkagutamo ukaza kundeba tukirirwana nyine kubera kuguma mu bana nyine nawe urabyumva uzanyishyura ntago nakubwira ngo ntago narigirira oya uzanyishyura n'imbyara we ntabwo uzafite abana babiri b'inkurikirane ariko nzabifite irungu ibyo byo nzabikora gake ariko nzabikora rero ndagushimiye ko wabanye nanjye igihe nababaraga kwa kundi nyine umuntu aba afite ukuntu umuntu ababaye akadepresi simbizi kari agahinda ko nagasobanura waradesinziriye inshingano zabaye nyinshi wabuze n'uko woga wabuze n'uko uryama wabuze n'ibintu byose nkaguhamagara nkakuruhukiraho ukanyumva ariko n'ubwanyumviraga ubusa ariko waranyumvishije neza wajya mbikoreho iki ko ari wowe wabyaye abana ko icyo kintu gikomeye nzi icyo wahuye nacyo muri myaka 5 mureke yidegenje we yararushye kabisa mwendeke kabisa nta nubwo kera yageze ariyogoshesheje nta foto ugira wariyogoshesheje ntayo ngira kese nari foto zaga mbega agapoyo nyine nabonaga biri kumbana byinshi umwanya wo gusuka umugongo abana nabonaga byambanye byinshi kavuga reka nkemure ibibazo bimwe na bimwe mu nzira bivane mu nzira yego ariko ndagushimiye nawe ko wabaye umuvandimwe mwiza n'abavandimwe banjye bazaga mu rugo buri munsi buri gihe gahunda zose bapangaga za famiye zaberaga iwanjye kubera ko babaga bariho banyorohereza ariko nanjye nzabishyura mu byare nzabararaho kwa muganga nzabatindira ikiriri urumva uvuga ibyo uzasubiramo yego nzakuraraho kwa muganga nzagutindira ikiriri ni bya danje oya yenda mfite umwanya ubu ngubu ndagushimiye anko peace up ndagushimiye shema ndabashimiye mwese n'abajo twins bose ndabashimiye ndabizi ko muri bumpe message nziza imana inshoboze kuguma kuba umubyeyi mwiza birusheho ibyo mfite umubyeyi ufite abana bangahe 3 cyangwa 2 cyane umubyeyi ufatanyije n'umugore mo gake gake imana ishoboze kuba umuntu mwiza umugore mwiza uri mu mubyeyi mwiza ariko iyo ubaye umubyeyi mwiza uba uri n'umugore mwiza kuko abana ni 3 ubundi sibyo abana bari 3 kuvuga ngo ndi umubyeyi w'abana 3 ntabwo uba ukosheje ariko yo Rosette ndakujije yo ariko njye ntabwo mfite abana 3 gusa gisa n'uwawe okay bana ariko ndakujije we mbega cyane yego ndabashimiye imana ibaha umugisha munsengere umeze ngira umutima mwiza ngire kurushaho nce bugufi kurushaho bane n'abantu bose amahoro murakoze abantu bose amahoro hari abo ujya ubanira nabi hoya nyine nkomeze kuba kubana umuntu mwiza kutavuze ngo gusengera se ukomeze ubone amafaranga inzozi zawe ziri impamvu iryo gihe nite munsengere mbona amafaranga ngura ibibanza by'abana nabyaye murakoze ngaho rero uyu munsi ni kwa 5 ugiye gusenga amen wowe wari gusenga ariko genda umugeni mwana yego mugenewe ubagukoye se bofre ntiyari kudutamo iri joro iyo umuntu yakoye tujya kwinegura ngaho nyumvira amba nkubwira ahubwo ari ibintu twe twapromisinze abantu kubasengera gusengera abantu badafite akazi gusengera ababyeyi urubyaro rwananiye cyangwa abana baruhijwe n'ababyeyi babo tugiye gusenga urasenga kansenga nareba abantu bose bavuga ngo sinzi gusenga ariko nta masengesho imana yumva ngo yandi yihorere sibyo wowe uri kurabizi gusenga sinzi impamvu njyewe uko nsenga wenda dushobora kuba bitari bunyire umuntu ariko niko nsenga kandi nemeranya n'umutima wanjye ko bigera ku gicu bigakomanga paka no ku mutima w'Imana ngo po sibyo ngaho reka twubahe Imana dusenge ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen ngwino Roho Mutagatifu sanga umutima wawe nagukunde twese roho wawe byose bizabone guhinduka dusabe Imana amenyesha ko Roho Mutagatifu tuzagusaba kubwirizwa nawe
gukunda itunganye no kunogerwa nawe iteka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko waduhisemo, tugushimiye ko tubayeho kandi tukabaho kubw'impamvu nziza yawe, tugushimiye gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, tugushimiye kubw'aba twins, tugushimiye kubw'akazi keza waduhaye, tugushimiye kubw'imyaka 5 Josette amaze yubatse urugo, tugushimiye ko wamuhayemo abana, tugushimiye ko wamuhayemo umunezero, tugushimiye ko wamuhayemo umugisha myinshi itandukanye. Turabigushimiye mwami, turaguhaye icyubahiro, turakwinginze cyane ngo mukomereze amaboko, mukomereze umutima, mukomereze ubwenge, mwami umugirire neza. Duciye bugufi ngo tubabarire ibicumuro byacu, duciye bugufi kugira ngo utwejeshe amaraso yawe yera, nukuri nawe twe duse nkawe. Turasenze cyane kugira ngo tugirire neza, dusengeye aba twins bose badafite akazi, dusengeye ababyeyi bafite kwiheba, bafite agahinda gakabije, babuze icyo bakora, babuze epfo na ruguru kubera abana babananiye, kubera abana bari mu ngeso mbi. Turakwinginze ngo ubahe ubwenge bwo kubarera neza, ubahe umutima kubakunda kurusha ibindi bintu byose. Turakwinginze ngo ubomore kandi nukuri uzabasubiza amasengesho yabo. Dusengeye n'abana baruhije n'ababyeyi babo, bafite ibikomere kubera ababyeyi babo, bihebye, banze abantu, bafite ibimwaro, bafite isoni zo kujya mu bantu, bafite n'isoni ndetse zo kwita abo babyeyi ababyeyi babo. Turakwinginze cyane wowe womora ibikomere, wowe uca inzira, wowe ubona abantu bose babona ko bidashoboka, ubihindura ibishoboka mwami. Turakwinginze cyane kugira ngo utabare buri muntu wese uremerewe, abashonje, abababaye, abarwaye, abarengana, ababoshye, abantu bose bafite ibibazo. Turakwinginze ngo bagirire neza. Bana natwe, uduhe umutima ukunda abantu, uduhe guca bugufi, uduhe ubwenge, uduhe mwami kuzatanga icyiza kiturimo kandi kivuye muri wowe. Utwemere ubushake bwawe bube mu buzima bwacu kandi twumvire ijwi ryawe kuko niryo jwi riruta andi majwi yose. Abana natwe tugirire neza, ugirire neza abantu bose batwanga kandi ugire neza n'abantu bose badukunda, ugirire neza n'abantu bose bagambirira icyiza kuri twebwe. Ubahe umugisha wawe. Abana natwe none n'iteka ryose tubisabye twizeye. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze.